Inkirigito. Dukirigitane. Tubasetse. Ese sebishyimbo. Kabyara hinguye. Cyane umugisha. Ariko buri hinguye. Imbaraga wazibona buriya ra. Kwanya nkunda kumva se abaturage bakunda kubyifuriza. Ariko rero wasanga ari na byiza cyane. Kuko bitewe n'uko umuntu aba yakoze nyine ibyo aribyo byose babiryoshye. None rero hari ukuntu wandemyemo ibyishimo ku buryo niyo waba banza barake ntabibona. Mbega niba mbyumvise neza, I'm your happiness maker. Cyane. I'm very grateful for that. Yeah. Ubu rero nsigaye nkubona akanyamuneza mu maso, nkaseka nyine pe bitewe ukizihirwa kumbona byonyine. Ubu rero ndahamya ko ubu hari icyo mfite. Ndagifite kinini. Ahubwo reka dutangire bigishyushye. Yibwirira dore amatsiko ni yose. Buriya rero wa muntu sinakubwiye nti ntabwo nzareka mbega sinzacogora kujya njya muri Zamburi. Buriya abantu baho bankorera umunsi. Ntugarutseyo. Noneho ubwo ndi mu muhanda nigendera. Ariko rero tuvuga ibintu dusubira ibindi. Basigaye bacangamutse bararyoshye. Cyonze cyo barasobanutse. Ntari kuri aba basobanuka ko byaba bisekeje. Yego ko mbibona pe. Cyane kangwe mu nkuru neza wiyumva. Rwamo ni ukuri rwose ndumva. Urabona hari ukuntu mba ndi kugenda mu nzira mu muhanda se nshaka boma interview kugira ngo numve imibereho yabo n'ubuzima bwabo. No mba nkuriye n'umujama. Reba hapaguye n'abari ntibite ati ni byiza. Isigiye ko mbona rwose wihuta cyane ategeye gucangamo amaguru. Ari guca abayinga. Ako di mama wa pampe yagiye. Namusuhuje rwose uriya mukecuru yankoreraga umunsi nawe. Uriya mukecuru rwose ariko ndango nta nubwo ari umukecuru. Aba katumuve. Umujama yahise ansubiza ati tubungiye kureba umupira w'amaguru. Niyampaye nka data. Ati koko se ati uzitware neza burya azakongera n'indi. Uko niyo kubeshya. Kubwije ukuri ntabwo ntabwo nyamara barasobanura. Nanjye sinayanga. Ubwo mbandamoje niko. None se inaha musigaye mwambara ku maguru gusa ahandi mukabunuza. Ariko se ikintu kuri noneho nawe uransekeje pe. None se ubwo ngubwo ninjye usekeje niwe usekeje. Agataho ngaho kubera ko inkuru ari wowe kuyima we simuzi. Nge ndabona rwose pe bisekeje. Okay, ubwo mera nk'uwari uhari nyine wumva ko byari bisekeje. Hanyuma byagenze bite? Yansubije se. Ubwo hirya gato hahise haturuka undi mukoboyi we ntuhaza yasasa. Nta imwe yagatera. Mva ndamaze ntibite wowe se ko mbona utarwiyambitse bimeze bite? Ati ngiye kureba umupira w'amaboko hirya. Ni Karabaye. None se inaha muri Zamburi bamwe basigaye bambika amaguru abandi bakambika amaboko ahandi mukabihihorera nta kibazo. Noneho we asekeje kurusha uwa mbere. Yahise ambwira ati niko bimeze ati biterwa n'icyo ukunda. Nyaba kandi umva yaragusubije byihuse pe. Ati biterwa n'icyo ukunda. Ndamaye. Ubwo rero watwumviraga hirya aho ku ruhande yahise yanika nk'uko uri kuyanika. No arayanika yamaraye neza rwose hanze mu muhanda aho. Byagenze bite rero ubwo nyuma yo kuyanika? Sinzi ukuntu yarangayeho gato ngo yakomeje gutwarwa n'inkuru twe twibereyemo. Ubwo baba barayibye. Bayibye ubwo
agize ngo arajya gukurikira asanga ikirari cyumye kera none size biki ubundi icyumye si cyo cyaka neza wagira ngo wari uhari babimubwira n'ubundi baramubwiye batihangane n'ubundi icyumye nicyo cyaka neza ahubwo uri mu nyungu nuko ariko nubwo bamubwira batyo shambona ntanyuzwe yahise ahuruza polisi polisi ihasesekaye rero iza ni ngoga yahise imubaza iti habaye iki nawe ati barayibye undi ati abapolisi bati se yarangaye ati yari menshi ntabarika n'uburyo bw'umwana yanjye noneho abapolisi bahise bamubaza bati se banyuze abo bayibye bavuna mwitu banyuze he ubwo kubera ukuntu uwibwe nawe yari yacanganyikiwe abapolisi bo bahise bareba icyerekezo yari yayanitsemo kwa kundi baperereza ubwo bahita bakurikije icyo cyerekezo na nyir'ubwite bariruka n'umujura bya bindi bita kibuno mpamaguru noneho ko babamufashe umujura ntabwo kwiruka ahubwo ubwo uko bakirutse nyir'ubwite nyir'ukwibwa yageze aho arananirwa urabizi abapolisi baba barakoze amafunzo nubwo bakoze amafunzo nabo ni abantu nabo barananirwa ariko ntibananirwa nk'abasivili ubwo nyir'ubwite rero amaze kunanirwa aravuga ati yahise yiyicarira se kwicara gusa yahise anabwira abapolisi ati ni mumureka yatwaye ati ni mumureka yatwaye ndaza kwituma narabivuze n'izigabo zizakiramo ntukati ubwo abapolisi bati abapolisi babihiye ubu nawe asubiramo neza yitonze rwose ati ni mumureka yatware ndaza kwituma ndi abapolisi bati n'igihe watwirukankirije koko ubwo si iryo shyano n'agahano byibura bari ceceka ubwo baramubajije bati ubundi se uri kuyajyana hehe nuko ubwo nyir'ubwite ati nyir'ukwibwa ati buriya rero ati nari kuyashyira muganga akayampimira akanyuza muri laboratwari uzikorwa iyo ari rwabuze isoni ati ubundi akareba igituma mpora ndwaye mu nda abapolisi barababaye birumvikana barababaye baravuga bati kare kose iyo dusobanura yariyo hakiri kare ntabwo tuba twarushye bene aka kageni bati mumufate tumuhate igiti yababawe none se ubwo ngubwo yakora ntawe nyumvira ubwo se yakomeje guhagarara aho ngaho ntiyaniruka ngo ahumve ubwo yari kwiruka akabasiga uzi umujinya bari bafite yari bugerageze bahise bamufata bamuta kwa kajwiga baravuze bati reka tugihafe igiti noneho uwo nawe ahita avuga ati ubwo rero muzi ati ko nanjye nkikunda kugira ubwo barahereye ubwo barakimuhata we bamaze kubona noneho amaze kuzana kabiri nyine atangiye kubyibuha barakigabanya noneho bakajya bamuha gike buriya ariko ikivuguto ni cyiza ku bantu benshi ndabimenye ushaka gusanga nawe ugikunda ndagikunda mbisubiyemo ndagikunda nanjye abakunzi bacyo ndimo nawe bamufashe umva ari nka skeleton Dino skeleton niko yari ameze neza noneho barakimuhata bakabyibushye bamaze kubona byibushye rero batangira kukigabanya nyine nuko bakajya bamuha gike nshuti bakunzi bagira rero iyi yari inkirigito kandi ndabizeza ko nimutwereka ko muri gukunda inkirigito by Jao TV natwe tuzazibamenaho kuko iyi mitwe ntabwo ari watermelon twikoreye buri munsi tuzatubaha inkirigito kwa kangahera kwa gatatu no kwa gatandatu mu yindi minsi ni ibindi biganiro bisanzwe
ariko kwa gatatu no kwa gatandatu inkirigito ntibure hafi aho zabakirigita kaje. Turabasuhuje cyane rero mwebwe mwakoze subscribe n'abari kuyikora none kandi muri inshuti z'akadasohoka muri abafatanyabikorwa turabakunda. Noneho rero abantu bafite inkuru zidasanzwe zaba ari iz'ubugoryi ariko zigamije gushimisha abantu, byaba ari ibiganiro bisanzwe ariko byigisha, byaba se wenda ari ubuhamya runaka, ari inkuru zidasanzwe, ushaka kuduha ibiraka byo kudodera abanyeshuri cyane cyane n'abandi bantu basanzwe, gushushanya mu bigo by'amashuri, imfashanyigisho z'abanyeshuri, waduhamagara kuri 0788599948 cyangwa se 0780220100. Izo nimero zombi kandi ziri no kuri WhatsApp, wanatwandikira no kuri email yacu ni jadoartist@gmail.com. Jado Artist Official ku isonga.